turabasuje mwebwe mudukurikiye aho muherereye hose kandi turabashimira umwanya wanyu mufata mukurikira ibiganiro byacu kuri icano. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana tugezwaho n'umukozi wayo Reverend Marc dukunze kwita Marco. Ndakwifuriza gufashwa naryo kandi nkwinginga cyane ngo ntubyihererane ahubwo risangize n'inshuti n'abavandimwe nabo bafashwe n'ubutumwa bwiza Imana dutumyeho muri iki gihe. Reka namwe dusubiremo. Wiriye gukora imirimo y'abantu myakire ku manywa ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Ijambo ry'Imana dukora byose atavuze na kimwe. Twasenga, twaririmba, twayobora, amaturo dutanga, imisanzu yose n'imirimo yose y'Imana dukora. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye kandi komeje kutubwira ngo ibyo mukora byose mubikore mubikoye ku mutima. Abavyumvise haleluya. Twavuze ko imirimo yose myiza dukorera mu itorero rya Kristo dushinzwe n'imiryango yacu kugira ngo tubure umuri ku isi ab'isi bizeye Kristo bizeye uwo ari we. Twakiriye Bibiliya zacu dufatanye gusoma ibyanditswe byera byanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 23 n'uwa 24 ni mu gice cy'isezerano rishya. Abafite Bibiliya n'izo mfite zo muri 2001 ni ku rupapuro rwa 205. Tangire dusome. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Nakire kandi mwumve amagambo y'Imana. Agira mfasha cyane. Usome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igitabo cya 9 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Igitabo cya mbere n'icya kane mwumvise asomye mu Bakolosayi igitabo cya 3 umurongo wa 20 na 3 kurangiza 24. Dukurikize igice giye gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igitabo cya 9 umurongo wa 4 ubonye. Aravuga ngo ngwiriye gukora imirimo y'abantu akiri ku manywa ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nimonyemere mbahobere turambuye ibiganza mubinyeganyeze imbaraga. Muhoberane cyane imbaraga. Haleluya. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Uzamuke mbareba haleluya. Imana ibaho. Tunajejwe nuko Imana yaturenze iminsi itatishije twagezano ku wa 4 mani bana natwe wa 5 n'ejo. Uyu munsi turacyakomeje kubona ukuboko kw'Imana. Imana iturindiriye ubuzima bwacu karenge itorero ryayo n'igihugu ikabiduhaye iki gitaramo cyiza. Imana ihabwe icyubahiro. Ihabwe icyubahiro. Amen. Abaje mu materaniro ihabwe icyubahiro. Iyo Mana y'igikwiriye. Bitewe n'uko umwanya wacu ari mugufi dufite ijambo ryatuyoboye mu nama zacu none bigikomeje kutuyobora. Niyo twasomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi cya 3 umurongo wa 23 kurangiza 24
abamukwiriye gukora no muzo izo dukora zose hatabuze na kimwe no dukora zose abamo mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukuru atari abantu gukorera muzi yuko muzahabwa arumunda muzazatanga ingororano aziha babandi bakoze uko dukorera ari databuja mukuru ari we Kristo Yesu. Reka namwe dusubiremo wiriye gukora imirimo y'abantu myaka ku manywa ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora ijambo ry'Imana izo dukora zose hatabuze na kimwe twasenga twaririmba twayobora amaturo dutanga imisanzu yose n'imirimo yose y'Imana dukora ijambo ry'Imana ryaratubwiye kandi komeje kutubwira ngo izo mukora zose mubikore mubikoye ku mutima. Abazumvise haleluya cyane haleluya. Noneho hari ingingo zikurikira twagiye tuganiraho. Uyu munsi ni umunsi w'umusozo w'inyigisho zacu. Ayo ijambo ribaza ngo ni ibiki dukwiriye gukora tubikuye ku mutima. Cya kabiri, kubera iki tugomba kubikora tubikuye ku mutima. Ingingo ya gatatu, bari kwibaza ngo akamaro ko kubikora tubikuye ku mutima ni akahe. Ingingo ya kane ariyo twaganiriye nimugoroba ivuga ikidushoboza kubikora tubikuye ku mutima icyo ari cyo. Uyu munsi kubwo gusoza turibaza ngo ni ryari tugomba kubikora tubikuye ku mutima. Ni ryari? Reka mbanze mvuge gatoya kuri iriya ngingo ya mbere ivuga ngo ni ibiki tugomba gukora tubikuye ku mutima. Twavuze ko ari imirimo yose myiza dukorera mu itorero rya Kristo dushinzwe n'imiryango yacu kugira ngo tube urumuri ku isi ab'isi bizeye Kristo twizeye uwo ari we. Imirimo myiza yose dukora mu itorero rya Kristo. Twavuze ko itorero rya Kristo rifite amazina atatu nubwo ari menshi. Icyambere, abantu bose bo mu isi ni abantu b'Imana bose, inzego zose ku isi, si mu Rwanda, ku isi no mu Rwanda harimo abantu bose ni abantu b'Imana. Ariko itorero rya Kristo ku isi ni umuryango w'Imana, ni famiye y'Imana. Icyo gitumye dusenga tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ni umuryango Imana ibereye papa, Kristo akaba umuvandimwe wacu. Uko cyamuzanye mu isi Bibiliya ivuga ngo yaje gushaka abantu benshi ngo azabimfura. Yari kinini azabimfura muri bene se benshi. Abazumvise haleluya. Ni umuryango wa Kristo. Itorero kwa umuryango wa Kristo. Twaravuze ngo ni ibyo uzakorera mu itorero, ibyo uzakorera mu itorero zose uzabikora bikuye ku mutima, kuko itorero iryo rikwiriye kuba abantu urukundo bahuriye ahandi. Abantu batakangariye ahandi nibaza ku itorero bazabone urukundo bahuriye ahandi, baruhuke bavuge neza n'imitima yabo yubaka. Icya kabiri, itorero ni hopitali y'Imana, niryo vuriro ry'Imana, rivura ubugingo. Abaganga bo mu isi bose bavura imibiri, icyo nicyo bahawe. Ariko ubuvuzi bwo mu mutima, umutima w'ubugingo, itorero ni hopitali y'Imana. Yesu abereye dogiteri, natwe twese tukaba bamedese bafatanyije nabo. Reka nibwire ngo awere kubakorari ayo madepartement yose, nika amasantere de sante, nika amaposte de sante, nika amadispenseri, ariko hakutita nikuri hopitali abayobozi baba nibamedese, ariko dogiteri mukuru ni Yesu. Abazumvise haleluya. Gatatu, itorero niyo kaminuza y'Imana. Amashuri yose ku isi n'umushaka baziga filozofi zingana zose, ishuri kaminuza yigisha abo bose n'itorero rya
Kristo ibigisha ubwami bw'Imana n'ijuru. Niko Pawulo yandikiye abefeso ari muri gereza igice cya 3 umurongo wa 10 aravuga ngo itorero ry'Imana yashyize ku isi ngo rishishure abanyabwenge bose bibabwira iby'ubwami bw'Imana n'ijuru. Itorero niyo kaminuza y'Imana yigisha abantu b'ingeri zose ku isi ubwami bw'Imana n'ijuru. Niyo mpamvu nuza kugira icyo uvuga mu itorero, ukora mu itorero uzabibwe ubikuye ku mutima, uzi kuwukorera ari databuja mukuru atari igiye gukorera ari Kristo. Abazumvise haleluya. Ingingo ya kabiri twavuze ngo ibyo nziza dukora akabari no gukorera imiryango yacu. Ndashimangira ya nje gusasimbuke kujyana natwe baza muri ryari tugomba kubikora imiryango yacu dore rya Kristo, dore n'imiryango yacu n'itorero rya Kristo. Turi mu gihe umuryango nyarwanda no ku isi yose uri kugenda wangirika, biteye agahinda, biteye inkeke, birariza abazi kubyitegereza kuko amazina menshi y'imiryango y'ingo nyinshi ubu amazina menshi y'ingo nyinshi zigaragwa na gereza y'ubuzima. Gereza y'ubuzima, umugabo atahira muri gereza, umugore agatahira muri gereza, abana bagatahira muri gereza. Bantu igereza y'ubuzima ubwami Kristo muri benshi. Iyo miryango ifite irindi zina yitwa ko ari ibagiro ry'imitima, ayo imitima ibagirwa igashira. Waganira n'umuntu ukagira ngo muri kumwe nawe umutima warabazwe warashize, ndabagenda akambara neza ukamubona arasa neza, nawe nta mutima akigira, washingiye mu rugo waranditse ibagiro ry'umutima. Umugore umutima warabazwe, umugabo warabazwe, abantu ugasanga mu rugo bari mu rugo imitima yarashize. Irindi zina yitwa ko ari gehinomu, zirara zisha. Abanyarwanda ariko bavuga ngo bwaca zikazi, none ubundi zikiziba ziri gukurara zisha, bikamenyekana mu masibo, bigasimbuka bikaza mu bayobozi b'imidugudu, bikagenda bikagera mu tugari, zaba mu tugari bikaza mu mirenge, n'abandi kubakwa bikabageraho hariya. Kandi giteye agahinda ugasanga n'imiryango y'abitwa abakirisitu iri muri abo ngabo. Pawulo yandika inzandiko ababizi, urwandiko rwa Timoteyo rwa mbere n'urwa kabiri na Tito n'inyandiko za gipasitori, mayepitire pasitorale. Igice cya 5 umurongo w'8 urwandiko rwa mbere haravuga ngo niba umuntu adatunganye, mwumve baririmbye n'abakristo bose, niba umuntu adatunganye cyane cyane abo mu rugo rwe, wabayihakanye Kristo twizera kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Nabo umuyobozi yitwa umupastori, ndambara cyane wa wundi wasengero, nkaba nambaye koro, ariko urugo akaba rukora umeze. Biravuga ngo umuntu abayihakanye Kristo yizera kandi wabaye mubi hanyuma y'utizera. Maze rero izo dukora byose dukorera mu itorero rya Kristo, umuryango w'Imana, hopitali y'Imana, ivuriro ry'Imana. Izo dukorera imiryango yacu Imana yadushinze, uzabikore ubikuye ku mutima kugira ngo duhinduke umucyo umurikira abatizera bakunde Kristo. Ariko ntabwo yavuze ngo shimangira muri kujya, aravuga ngo umugezi ntabwo unywa amazi yawe, ibiti ntabwo bizana imbuto zabyo, izuba ntabwo rizaryota imirasire yaryo, ariko Imana yabishyizeho kugira ngo bifashe abantu. Niko itorero rikwiriye kumera, rigemure amazi y'ubugingo mu butayu aha hanze, kandi itomere utwe n'imbuto ziribwe na bose, kigeretseho turi umuriro muri Kristo yo isi yote umucyo uva kuri twebwe. Izo dukora zose
tubikore tubikuye ku mutima babakorera data mukuru atari abantu dukorera abazumvise haleluya abazakiye haleluya none bose tubikore ryari kandi ubona arashoboye kuko gahunda zacu Yesu ari mu minsi mikuru y'ingando yibuka imyaka bamaze 40 bari mu butayu batuzwe n'Imana bagaburirwa n'Imana bagabonye ukuboko kw'Imana baba mu Egiputa Imana ikabamusinyaje kurababeresha amaso Imana ikabahambaza aturutse ku rutare bitigeze bibaho Imana ikabatungisha amano babireba bagatekereza ko organisation n'abanyamahanga bateye Imana yohereza amavuba yiruka abasirikare arabarwanya abasaza benshi bashira mu butayu urubyiruko rwafashijwe rwavukiye nzira rukegera muri Kanani na Suwa na Karibu nyuma yaho batangira kuzakora iminsi yo kwibuka kuko umbona kwibuka kuko twakana jenoside yakorewe abatutsi twagiye cyo kwibuka bizatubayeho mu Rwanda kwibuka tukibagiwe uzimana gukoreye nuhura n'ibibazo arwanzote n'ubwo twamwishima tukibagiwe uzimana kugiye kumanywa yaho haleluya abazumvise haleluya amen kwibuka bashoje umunsi w'umunani ko atekereza Yesu atembera muri Yerusalemu asanga umugabo bari warakusanywe abantu bari batese niwe abandi batese siwe nako nibo bakoze izaha cyangwa n'ababyeyi babikoze Yesu aravuga ngo ari uyu yakoze izaha n'ababyeyi babikoze ariko ibizabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we Yesu ashira itangazo n'ibyo ari kwabwira amanywa aravuga ngo kwiriye gukora imirimo y'Imana hakiri ku manywa kugiye kwira n'ibyo umuntu atakibasha gukora murongo wa 5 bamudumu kimisi n'umucozi abazumvise haleluya kavuge amagambo abiri gusa amanywa n'ubwire hano ho batsumva cyane ko mu 18 na ririha iyo jambo ryayoboye igitambo twaragufite amanywa abasesenguzi batekereza ngo kugeza bamukwiriye gukora imirimo wanyu myaka ku manywa iminsi yari afite yo kuba mu myaka 33 y'amanywa ariko atumira ku musaraba ubwiye kuzaba muzaza bari ku musaraba yambaye ubusa umuremyi w'ijuru n'isi muzarebe zose datare nawe abantu bazashikwa ku musaraba yambaye ubusa izuba ikikanga ikananisi bavuga ikanga wewe saa 6 bageza saa 9 abubwira kabiri izuba ikanga izuba ryahunze nahise yikanga ati ibituro birameneka ibitare bituro byakimuka ibitare birameneka imirambo n'umuzabere hehe atakagaza kuri Yohana umubatizi zirazuka zitembera muri Yerusalemu iminsi Yesu bazuke barazamuka Yesu ari bari mu bwobwi araba kwiri kuko imirimo y'Imana kandi kumanywa kugiye kwira n'ibyo umuntu atakibasha gukora reka mbe maye baba bakristo mwese muri hano n'abasaza n'abakristo igihe cyose ukiriho ni kumanywa ariko umunsi uzagera muri koma muzaba bwinshi tawuza kubira ngo mwino tuje mu birori tawuza gutumira muri conference tawuza gutumira mu nama tawuza gukomera amashyi tawuza kugutura ibibazo muzaba bwinshi suzagera muri koma muzaba bwinshi ariko kiri nama reka n'ibindi urubyiruko rwacu igihe cyose mu kibazo bikumanywa ariko mugihe ubusaza bagusatiriye nkanje nawe ndakahariye ubwazi uzaba muri kubwira matwi yacu ndatumva maso yacu ndakibona amenyo yacu ndakikanja baroze neza musoma mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 12 imitwe yacu yabaye imvi imigongo yahetamye amaboko yadufasha yacitse intege ibintu byose bitakiryoshe muzaba bwije uriya abanyabasaza babiraga biruka uyu munsi bakishoboye bwahise
ariko uzi ko umwana ufite imbaraga aracyari ku mama Batafite ama mu gihugu gifite umutekano ni ku manywa abana iteka hano Rwanda mwabonye umwijima jewe iteka gatandatu muri Kongo mbona umwijima n'abana n'uyu munsi wo buriga unabaraye Yesu bwarishije igihugu gifite umutekano ni ku manywa reka muri Covid idukingiranye mu mazu Baratanga kuzuruzi iyo bisubira tangaha iyo bazindege irakiye imihanda yambarusi amato mu nyanja arahagarara za ministeri zose zirakiye insengero zirafunga ingendo hirya no hino zose ntawaruzi ko umuntu azahagenda ngo abone n'undi muntu wongere baramukanye bahoberane imirimo twayifunga ngora umuntu kayoberwa niba ari uhuye niki umuntu wategeka sinareka kumva atari ducumbitse umugabo ofe umubosi avuye muri shoferi we amutunyirira jana mu rubatisha atushyiramo n'imifuka 30 y'umunyu imifuka 30 y'umunyu ibaze imifuka 30 si umuceri aranga atari umuze imifuka 30 unyakisha ntawuzi ibikomzereke eka nawe mujyana nawaruzi ko tuzongera kwita bwari bishi igihugu gifite umutekano ekumawa ariko umutekano wayo yose wabwiye ariko nzakanje tenashimangirire wowe abakorezo bakora ubitorero iki bari tuke basuzugure ekumawa muge Kristo akiteye ku ntebe y'imbabazi ekumawa ariko musitorero rizava kwisi muzaba bwije umwana rero tugifite ubuntu turamushishikariza ijambo kora imirimo yuwagutumye hakiri ku manywa kandi tukora byose ubikuye ku mutima ng'abakorera data buja mukuru atari abantu dukorera tugiye kuja mu maparuwasi mukanya hari benshi imitima kiradiha batazi icyerekezo aramujyana babasekeje bakugaruranye na pastori baturariko nibaza niba pastori baje bamujyanye aho bibuka muri paruwasi ko bazambaza ariko byibaza atari Imana ishimwe ko nani na pastori wawe nuwe wenda beshe nuko ameze ariko ngabubere aho uzajya hose Imana ikemera kujyana hataramangwa mama aratangaje mirimo yose uzakora tororeza ko kumuryango w'Imana ntabwo rukundo abantu bahuriye hano torero yobora izahita ku ivuriro ry'ubuzima abantu bazagenda bakiza yaretse kuri ibyo zigisha abantu ijuru zo zahura nazo witegura hari umurenzazo w'igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabazabakira ababwire ngo mwakoze neza abatumvise haleluya uwomese iyi mesi yose aya manywa ari atarakoze imirimo y'Imana ayikora abikuye ku mutima itorero uyobora ikaba ritarahindutse umuryango w'Imana ayo macakubiri n'amakimbirane wenda bituruka kuri wowe mu kigo cyo kubivuriro torero rikaba ryarahindutse ibandiro n'imitima yose mu kigo cyo kubigisha ijuru ubona biremesheje ibice abantu bakayibanira mu moko n'imiryango turakwegereza iyo niwo munsi wo guhindura icyerekezo iyo niwo munsi yamirimo ngo tuyikore byari n'uyu munsi ikitwa uyu munsi hakiri ku manywa utaha uhindutse uje guhindura n'abera wasize bidatunganye bishyire mu buryo katurinde iki gitero ngo kumva kirya cyane maze
tuba imbere ya ntebe uzahagarara yose kumuzaniwe urebe by'ukuri uyu munsi uvuye hano yisange tuzi n'isi tumaze ariko dusigaye gitwiye wibaze uyu munsi uhamagawe bandiguze imbere ya ntebe wahagarara ugatangira maze ijambo ry'Imana uko ari mu isi n'uyu munsi kareba mu rugo rwawe kandi gusegereza yuzuye ibagiwe n'imitima kandi gusegereza n'umuntu uyu munsi uhindure gahunda birakirwa uyu munsi n'uyu munsi impinduka zaza kandi zaba ijoro rikakuhuriza impondo rikabuza impondo bwawe imbere yandebe zahagararayo zabanja n'iminyago n'ishiti n'iseso yanishuriye uzokurara twari umutwaro nizo ngamba kazifata asa Imana ikaza birinduka mu buzima ikaza biterana no sponsor muhaguruke maze dusabe Senatanda Simeo azadufasha gusenga Imana atwegera Imana yibwire ngo iteraniro ryawe dushoboze inzo dukora zose tubikoye ku mutima ngabakorera data by'amakuru atari abantu dukorera biteguye wa munsi ko tuzahagarara imbere y'iriya ntebe tuzatanga raporo iyi mirimo twakoze imbere y'Imana reka dufashe gusenga Imana. Data mwiza uyu mwanya twagiye kwibuka yuko kuba wadushyize hano mu isi atari impanuka kuri wowe aho wadufitiye umugambi wari udutegerejeho imirimo myiza dukwiye gukora tukayikora muri iki gihe iwacu kiri ku manywa muri iki gihe dufite umutekano muri iki gihe dufite imbaraga muri iki gihe twahawe uburyo muri iki gihe twatowe kugira ngo tuyobore abandi Mana turagushima ariko imitima yacu imaze kumva ijambo duciye bugufi imbere yawe wari twagize ubuhanga tugapfusha ubusa amahirwe waduhaye ukiduhaye amanywa tubabarire data twese imbabazi data twese imbabazi z'ikirenga duciye bugufi kugira ngo tubabarire utweze numara kutweza utuzure imbaraga zo kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza maze kuko tuzi neza ko tuzahereka nawe tubikore twibwire babarira buri wese wemeye kukubwiriza mu buri mwanya akaba yarahimbiye umuryango w'akawuhindura gereza bituma ikaba yarabaswe mu buryo butandukanye ariko uyu munsi akaba abyumvise ubabarire nawe imbaraga uwemeye kuzigusaba ukeneye gukora muri iki gihe uye kugupfusha ubusa turagushimiye nawe yuko wagihinduye mu itorero ryawe usabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu amasimensi n'umuntu kwa Yesu amasimensi n'umuntu kwa Yesu ya Imana ibaho umugisha bumve cyane Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha kandi Imana akoze